urugo nguhaye ni ishuri ako kantu mukandikeho urugo nguhaye ni ishuri bike niko Imana yambwiye irambwira ngo uru rugo nguhaye ruzakurushya wowe wagiye mu ishuri ubizi yego ko Mana buretse se wari wabyumva iyo ari bishuri gusa irambwira ngo ruzakurushya ikindi kandi ntuzishima ibazishyiraho nako kantu ngo nta nubwo uzishima irambwira ngo uzababara ngo ndetse uzajyurira ngo ariko uzahagarare neza uzabane nanjye Yesu umwami wanjye Yesu we jya bingora kandi ndibuka cyane rero igihe cyaje kugerana babwiye ko haje n'ikindi kibazo cyitwa bukene nawe araza baba abigisha babiri bahuriye iwanjye kwa mugeni noneho haza n'undi mugabo witwa Gisuzuguriro niko navuga abarimu bababaye batatu inzara bukene Gisuzuguriro reka mvuga kuri ibyo ibindi nzabivuga ubutaha inzara rero ubukene jewe biveho njya mbyibuka mpura n'umusazi umwotsi uri gucucumuka ku mutwe gutyo mwiyo base arambwira ngo najya mpamagara bikemu cyangwa se bikemu wa Yesu byose ntacyo bitwaye ndabasuhuje mwese mudemo gukurikira ibiganiro bitandukanye mbagezaho buri munsi kubwije nuko bukeye turi kuri EMTV cyangwa se Evangelize Romande TV Yogezabutumwa TV ndetse n'Iyobokamana TV nk'uko bisanzwe rero mu biganiro byacu tugenda tubamagarira abantu batandukanye kugira ngo dutegure nyine tubaganirize ibyo tuba twabateguriye akanyuze ngo mbibutse ko nicaye ahantu bita Burengera bwaryo cyangwa se Burengerazuba aho ni mu karere ka Rusizi muri Kamembe ubu niho bikemo yicariye rwose afata kuri oderi ya Oseya arya nawa Oseya kamerama oderi y'ikiyaga cya Kivu ni hafi aho ngaho kabisa tuba twiyicariye kuri hoteli bita Progress Hotel ni hoteli iherereye mu mujyi rwagati wa Kamembe cyangwa se wa Rusizi ni hoteli mbona nziza kabisa mu by'amaso yanjye bagira ibintu byinshi birangaza abantu ariko bitagamije kubararura ahubwo bibagamije kubaruhura muri byo harimo rero ibinyobwa byiza by'amoko yose ka kofi ninjiyemo hano mu kofi rwose baranyakira neza cyane n'abakobwa beza baza baseka neza nk'abanyarwandakazi ninjira muri hoteli imva ni ahantu heza kabisa uramutse uje Kamembe ushaka kuruhuka ushaka kurelagisa hari ibintu byinshi cyane byiza byagufasha kuruhuka igihe rero wabasohokeye Kamembe ndahakurangiye uzahasohokere uzambwira ndi kumwe n'umumama mwiza tugiye kubana muri iki kiganiro kubw'impamvu z'ubuhamya bwe ndetse no kuvuga amashimwe y'Imana ku buzima bwe naramwumvise ntaramuzana kuri kamera numva nkwiye kumubazanira kuko hari byinshi yabigisha mu nkuru ye amakuru ki ni meza umeze neza ndashima Imana wambaye neza murakoze cyane urasa n'Imana oya nsa na ndi Clementine nsa na bikemo mu ishusho y'Imana rega gusa n'Imana wibiyaka ndasa mu ishusho yayo nibyo ndasa n'Imana nari narabyumva neza naringize ubwoba we muba mutinda kumva jya mu mwuka nk'uwo ndimo yego kugira ngo tujye twumvana vuba amena turasa n'Imana ndasa n'Imana nawe urasa n'Imana cyangwa urugize ngo Imana yanditse ikibuga naringize ubwoba ndavuga ngo buriya hari ukundi kuntu ugiye kuyivuga kandi nanjye hari ukuntu njya nyivuga nkumva nta wayivuga nabi njye rero nakwireba nkagira ngo nsa nabi bayibeshyera mubabwire yuko barekeraho njyewe navuga Imana nawe ya rwose nawe ntawe ninde tugiye kuganira rero muri iki kiganiro cyacu mugiye kuganira na Clementine Twagira Mariya we amen ni izina ry'ababyeyi rwose ni ryiza ndarikunda ryarankujije ntabwo nditinya Twagira Bikira Mariya Twagira Yesu n'abandi bose bafite amazina atangije na Twagira bose turabasuje muri nanjye ndabasuhuje nokuri yego yes Clementine ni umukobwa cyangwa no umugabo badukurikiye hano kavuga ati bikemo wampaye nimero zo mu sister mbona seka uwo muntu nawe yaba yavangiwe kare ndi umukecuru ariko harakandi kiyongereyeho ubu noneho ndi umukecuru baby
ko numva ibintu bishyize ku rundi rwego turaza kubivugaho urabyumva Kristo wakashizeho mu kanya turaza kugavugaho rega umuntu wese asobanura Imana uko yayibonye yego Yesaya yaravuze ngo dore umwana yatuvukiye azitwa igitangaza umujyana Imana ikomeye data wa twese uhoraho amen ubwo rero hari igihe ucakirana n'Imana nk'igitangaza yego agenda uvuga ukuntu itangaza yego undi akaba yarahuye nayo nk'umujyana yarabuze umuntu umugira inama wajya kuri papa wawe na mama wawe ukabona nta nama bafite ukajya ku bavandimwe ukabona nta nama ku nshuti ukabona nta nama n'abagerageje kukugira inama bakakugira inama mbi yego ariko wakubitana n'umugabo bita Yesu ati ninjye mujyanama mukuru akakugira inama ugakora yego rwose ubwo rero kuvuga ko witwa mukecuru baby yego kubiraho muri iki kiganiro turabigeraho rwose ndagusaba ko watangira usenga Imana kugira ngo twinjire mu kiganiro cyacu Mana turagushimiye mu izina rya Yesu amen turaguhimbaje kuko uri Imana ikomeye turagushimiye kugira neza bugacya bukira warinze ubugingo bwacu abanyarwanda by'umwihariko muri rusange warinze abagenzi nanjye urandinda uraturengera izina ryawe rishimwe uyu mwanya rero tugiye mu kiganiro tugiye kukuvuga ukuri Mana ni wa mwanya nkunda cyane kubwira abantu uko ngiye kukuvuga uko nakubonye kubera yuko kuguhamya ntibintera isoni nta bwoba mfite kubera ko nzi ibyo wakoze niyo mpamvu ngiye kubwira abantu bawe bya bindi wagiye unkorera kugira ngo umuntu ufite umutima uhagaze umuhagazemo utuze ujye mu gitereko mwami wanjye rero dusengeye gahunda ngo bane natwe dusengeye abantu bose bakurikiranye mwami wacu iyobokamana kugira ngo barebe bamenye yuko uri Imana ishobora byose kandi bafashwe bagubwe neza dusengeye iki kirere kugira ngo weyure utufashe uduhe imvura mu gihe turi buze kuyikeneramo aka kanya ntayo dukeneye nonaha ndakwinginze ngo bane natwe udufashe ibi byuma ni ibyuma byakozwe n'abantu turakwinginze ngo bari ubiyobora uri kuri kamera uyobore mwami wanjye bikemo nawo umuha umugisha kandi umufashe umurinde indwara yatuma tudaganiriza ubwoko bwawe tugusabye umugisha muri make tugusabye umugisha ibyinshi biduhera ubuntu tubisabye Imana yacu mu izina rya Yesu amen 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 ukabura yihagaritse nibiretse nazihagaritse byose nibibe biretse mu gihe baganire hari akantu wavuze uri gusenga keza ati mana sinyangira isoni zo kuguhamya habe na rimwe no kukuvuga uko hari abantu bagira isoni zo gutanga ubuhamya bwabo ugasanga n'ababutanga bari kubatuka baradusetse muri kwisebya yewe we muri gushyira ubuzima bwanyu hanze yo baradusetse baradututse njye n'abantu baranyanze kubwuku kuvuga Imana ngo nakayivugiye mu butayu hariya dusengera hafi ariko ngo hano ngo ni ku isi yose ngo nyaboneka ngo harango ni ku isi ngo muba mwiyambitse ubusa ariko reka mbabwize ukuri ntabwo tuba twiyambitse ubusa abantu b'Imana bagomba kumenya Imana kandi bakayimenya ukwiri ntabwo se bazi ko n'umwami yataratse umwiteruragwa ari kumwe n'abajepe n'abadepite ubundi nta nicyo kibazo abantu bafite muri iki gihe uko njya mbibona abantu bazi ko wayivuga ari uko uri mu nzu nziza ukaba wayibwira abantu bakubonye mu modoka yawe ukaba wayibwira abantu kuko babona utunze utunganiwe njye nkanjye by'umwihariko nk'umudamu muto muto nkanjye gutya abantu babumva umuntu ubyibushye ahari ari we wavuga Imana ati nka kari akadamu kameze kuri ibintu nk'ibi ariko reka mbabwize ukuri twe tuvuga Imana bitewe n'ukuntu twayibonye hari urwego abantu batarageraho rero bakumva ko bayivugira mu gikari ntigere muri saro cyangwa bayivugira muri saro ntigere ku irembo Imana ni yamamare ni kwirisi yose nigere yizenguruka igere no mu madushe no mu bikoni yaguke igende ikwirisi yose uko ni ukuri nzajya nyivuga Mana yanjye ni ukuri nzakuvuga yewe nta na hatoye none ijuru ridutije platform ijuru ritwicaje aho kwicara byonyine reba nk'intebe nicaye ubike ni ukuri kw'Imana Yesu umwana we ndumiwe nibwo bwa mbere nica hano Yesu ndakubeshya bimarira ikiza n'ubwa mbere winjiye muri hoteli nibwo ni ukuri ko umukristo nibwo bwa mbere ninjiye muri hoteli ukanywa na fanta nanywe na fanta ikonje Mana reba umutima wanjye ndi kumva wagiye mu gitereko
Imana yo mu ijuru ni ukuri Imana nishimwe nyamara kanya nuza kwivugira Imana bagite mu jisho batangire bavuze induru ni ibiki kava ubona tugiye kuyivuga ikibyingo kimeneke Mana yanjye ni ukuri tuvuga ahantu yagukuye turayihera mu mashyuza mu bugarama Yesu we turayijyana ni Burundi tuyigezeyo mu misozi yose Mana umva kiri Bujumbura no kundahanga hose za Rumonge hose iyi Buhoro Cyendajuru nageze ahantu biti Cyendajuru hose ndi kugenda nyishaka ngo ngirire neza nanjye zanyicaze kuri mene izi ntebe n'ukuri Yesu mwami naka kantu nambaye ngiye mbiha agaciro se kitwa gake ako kantu kameramanza bakagusobanura nukura mbabarire ntakambwiyeho isa ni ka wireless microphone kawa Yesu wireless ariko mana bimeze rero reka dukore gutya Clementina ubundi Clementina ndugushyuha gusa Clementina yeyezi afite imyaka ingahe ni iki wabo bamubwiye inkuru ya Clementina y'ubuzima itangira ryari Clementine yeyezi duheraho mwambajije bwa mbere muri hangara nyine mubaza nk'abantu babimenyereye nanjye ndajya nsubiza ibyo mbese nibuka hari igihe nibagirwa bitewe n'impamvu z'imibabaro y'isi ariko nta kundi dufite Kristo Clementine avuka mu karere ka Nyamasheke mu murenge wa Bushenge ndi umunyabushenge nanjye wanayo mvuka Imana ishimwe ahazi hose za Shangi za Mwito ni iwacu mu Bugungu na Remera za Biguzi aho hose ahubwo nsanzura umwana wo kwifishi ndi kwifishi rwose noneho twakomeje rero niyizi nimenya ku buryo nakwibuka ngo nibuka wenda kera hanjye mfite guhera nko ku myaka 12 niho nibuka kuba nagira icyo mbwira abantu ngo mu myaka 12 nari meze gutya mu myaka 12 Clementine turahihutisha oya byatinda bike nukuri ngewe ngira inkuru zamara n'iminsi 5 dufatire kuri 12 Clementine mu myaka 12 yari inde kugeza uyu munsi mu myaka 12 rero nari umwana ukunda Imana numva nyishaka ariko kandi umurimbyi yaravuze ngo ndetse mwana muto uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba azafashwa no gusenga rero numvaga nkunda gusenga ariko nari naragize ikibazo cyo kuvukira mu muryango udakijijwe bari abakatolike ariko nabo bitafashe nyine ngo ubone ko ari bo banyabo barahazwaga yego noneho ariko ngiye nkumva Imana nshaka niyo mu ba Pentecote nabonaga ari itorero ry'umwuka njye nabonaga bitandukanye impamvu nago naje kuvuga ku madeni ariko reka mbahe gato kwitandukanira rero najyaga njya ahantu bita muri Gatigisimo ngo nari umukatolike niho nabatirijwe mwumvishe n'izina ryanjye ko ari Twagira Mariya ngo mwahise mwumva ko navukiye mu katolike noneho ikintu cyaje gutuma rero numva najya mu barokore naje kujya njya mu isengesho niko twabyitaga icyo gihe noneho umunsi umwe turimo mu kiliziya nkajya nsohoka sinzi akabazo nari nagize gatuma nsohoka nk'inshuro 2 zikurikirana icyo rero cyambere kibazo muri katolike umunsi umwe nsohotse ngeze ku muryango ndi gusohoka mbona umuntu w'umubyeyi anturutse inyuma nawe wari uri mu isengesho araza ankubita mu mugongo sinzi icyo yarashaka gusa numvisha nkubita mu bitugu numva ndababaye ntaha mbabaye rero mfata n'umwanzuro niyumvamo ko ntazongera na rimwe gusubira mu katolike ngeze mu rugo iwacu babona sinjiri gukunda gusubirayo mama ati kuki utakijya gusenga buracya ndihangana nsubira none njya muri Gatigisimo ubwo nashakaga kwigira gukomeza no guhabwa amasakaramentu noneho ndi muri Gatigisimo bambaza amazina y'ababyeyi banjye bayambajije ntinda kumwe umwana wo mu cyaro bayitinya ntinda guhita ko
nyibuka yose ngo kuntondekanye urabona amajyambere aje ubu ni wakana ko muri Gardienne ukabaza ati papa yitwa nde kagahita kayakubwira yose kubera iki imiyoborere myiza amajyambere uburezi yewe murabona ibintu byabaye uburyohe mu gihugu cyacu cy'u Rwanda none nanjye cyo gihe nari babana rero tutajya no mu ishuri ku gihe none guhita mvuga ngo papa yitwa kunuku biratinda noneho wa muntu arantukuri kutwigisha gatigisimo ngo mwabicucumwe ngo mujye mubwira iwanyu ngo bababwire amazina yabo ndavuga umuntu tukana ari kutwigisha Imana ahangaha nta mana ihari mba mvuyeyo gutyo ndavuga niko bisinzanasubirayo Imana ndayibuze rero mu myaka yanjye mikeya numvaga nshaka Imana y'abantu bayivuga ukwiri nyine nkumva ko nanjye nabafashijwe rero nza kujya ngira icyifuzo bivuga ngo najya muri Pentecote ariko mu rugo ntabwo bakundaga ba Pentecote baravugaga ati birabira ari abasazi muzabajyamo gukora mwiki ariko nakumva ingoma yabo nkumva irimo umwuka nkumva n'ibintu byiza tukajya twumva uburyo bahanura twari duturanye n'ahantu hari icyumba cy'amasengesho nza kubivamo rero hari korali y'abana ije ku mudugudu w'iwacu icyo gihe mpita ko nyijyamo ndanabatizwa rero mba nzamutse gutyo ariko kuko ari ukuntu uvukira mu rugo ababyeyi badakishijwe noneho ntibagusunike ababyeyi bajye basunika abana babo mu buryo bw'umwuka rero ntawe ari kunsunika baranengaga inzoga noneho ntabwo nakizwaga nk'uko bikwiye kuko nta n'uwamfashaga mu mikirizwe ko nakiri umwana muto ariko nkumva nkunda Imana nkumva ndanayishaka ariko ngenda nkura nyikunda nyishaka nyikunda rero nza kugera mu gihe maze kumva ko nyimenye neza rero nkajya njya no gusenga nkumva no kwivuga nkumva uko Imana ivuga Imana nanjye kananganiriza mwana wanjye nzakugirira neza mwana wanjye nzagutabara komeza usenga we ndagukunda nkumva irambwiye ngo ndagukunda rero nzakugera igihe numva ko shikiranye n'Imana itangira kumpa amasezerano mu ubwo buryo yego hanyuma rero dukomeze twihute ubwo urumva narindi gukurangera mu myaka yo kurambagizwa kumwe abana b'abakobwa nyine bagera mu myaka abasore bakabavugisha nanjye rero iyo myaka nayinyuzemo nk'abandi bose abasore batangiye kukuvugisha batangiye kumvugisha nari n'agakobwa gasa neza nkaraba ngacya oya nari keza nanjye mbyiyumvamo oya bari mu karere ka Rusizi nkeka ko uri ku rutonde niba atari bimwe byo gusenga wenda byo oya ntacyo Kristo ari muri twebwe tugira beza yarakoze ndamushimiye amen rero twihuse igihe cyaje kugera ndashingirwa kuko ngiye ntangira ngo byagenze ukuntu kupe byateye bivugemo kwirukansa ikiganiro cyaje nka ari wowe ukiyoboye nageze rero nabaye nka wa muntu babwira ngo suhuza iteraniro turi Kamembe wacu Rusizi nta kibazo dufite cyaho turyama Mana ndagushimiye ko umpaye uyu mwanya w'ijambo amen rero ubwo reka mbivuge neza ko nanabwiye abantu ko ngiye kuvuga Imana ukwira rero igihe cyarageze nkura rero muri cya kigare cyo kuvuga ngo usa neza n'abandi bakobwa bakambwira ati Clementine turi beza hari n'ifite abandi bakobwa dukundana igihe kiragera twiyumvamo ko dufite ubwibone tuzashaka ku basore beza barebare babyibushye bameze neza kandi batuye ahantu heza tukanahaganira ati Ikamembe niwe mujyi wacu kwa dufite aha twicaye undi ati ngewe buriya numva natura Ikamembe undi ati ni Kigali nibura tukagenda duhana uturere twumva twabamo ariko Imana najya gusenga ikambwira ngo uko nshaka ariko nzakugenza ngo ibyo wibwira si byo nibwira ngo ngufiteho umugambi ngo nge nzakugenza uko nshaka rero nkaryumva bugacya ngakundana n'umusore wa undi numva nkunze biganga buryo umugambi w'Imana rero na muryo witambikamo uko wakwigira kose Mana yanjye uko wakwigira kose ube muremure ube mugufi ube inzobe ube igikara umugambi w'Imana kuri wowe umugambi w'Imana kuri nge bike umugambi w'Imana ni ukuri nuko twicaya ni ukubera umugambi w'Imana rero igihe cyaje kugera byose bigenda byanga niko ndi gukura burya ngira imyaka 20 Yesu umwana w'Imana burakomeza nisiga gutuvuta twiza Mana yanjye nari mfite musaza wanjye wogosha buri wa gatandatu ku mutwe wanjye arambwiraga ati mwana wa mama ndajya gukorera isuku ku mutwe nguconge neza ubundi nawe uzajya ufurira imyenda nuko twari twarabipanze
buri wa gatandatu nkaba nacunganye na kanta yo mu mutwe musaza wanjye nawe yankoreyeho byiza ku mutwe nawe urabyumva rero nguma mbikuriramo gutyo ariko imyaka 21 iragera ni ibiri bigeze mu mwaka 23 bene wacu b'abakobwa rero tutangira kuganira ariko murabona ko turi gukura ibintu twishize bamuzi ko atari byo murabona ibintu tuzabishobora twaba dushaka batadushaka ubundi bizagenda bite none se aho tuzatura ko tutabona uwaho timpaye ntangira rero kuvuga ati Mana ibyo ushaka bari byo bizaba ubundi dutendirwa no kuyibwira ngo ibyo ushaka naba ari byo biba icyo kintu cyonyine warangije kukibwira Imana Yesu umwami umva warangije kubwira Imana ngo rata uko bishaka bari ko biba kandi buriya uba weguye umukobwa atinda gushaka ari ubyiteye cyane komeza ngafite tageti kuzatura n'uwagomba kumurongora yakubita 40 ati Mana yanjye agatangira kubwira Clement agatangira kubwira ba Clementine na ba Marita ati mu nsengere nyamunete iri bujya muri murya ukabaza se Mari umuntu agiye kundisha inzara koko ubu yari yabuze umusore ukarisenga ariko uri kuvuga ati Mana mwiyereke nimba ari ubwibone yagize umubabarire umuha umugabo butambukiyemo mu izina rya Yesu hanyuma rero byaje kugera igihe rero natwe rero tuca bugufi ndavuga ni mbo uwite ndakwemereye uwo wapanze abari wuzi bukeye rero Mana yo kabyara ngiye mu bukwe ngeze mu bukwe niho nahuriye rero nanjye n'uwishaka uwishaka ariko ako kantu kandike Yesu uwishaka atari we nge nshaka byarangiye rero ishaka imuzanye duhurira mu bukwe ahantu tumaze kuhahurira arantumaho ngo ari kunshaka ndagenda ndamwegera ariko ndamusuzugura ndabimwereka Yesu umwami cyambere nahise ndeba ni mugufi yangingo Mana yanjye y'uburebure birapfuye noneho turaganira ambaza amazina ndamubeshya mubwira atari yo ko numvaga bitazahura ndamubeshya ndangije mubaza range rero kugira mvuge ngo basi ko ari mugufi reka mve ko atuye Kamembe basi ko nkagendereho ati ataho gufata umugufi wo mu cyaro basi reka rero nkubwire bikereka nkwisekereza arambwira ndamubaza ati se murabahe nyine nca bugufi hari ukuntu nyine umuntu yiyoberanya agashiramo ikinyabupfura ko ari umunyagasuzuguro karamwishe ese murabahe arambwira ati iwacu ni mu Gisakura mbaye mu Gisakura because mu Gisakura ubundi urahazi si mu Bugarama Yesu umwami hirya za Nyungwe winjira Nyungwe ari huvuye mu Gisakura ubugenda kugera mu cyayi yego ubwo mwari gutungwa Yesu umwami wavuga ko ariko byarangiye arambwira ati ndi wo mu Gisakura haba imbeho ndahakura details nari mpazi neza ndataha Munyabushenge ugiye mu Gisakura mbwira abantu abandi bakobwa ati none nge nabonye umufiance wo mu Gisakura barambwira ati nyuma y'amangazini niko twahitaga buriya mu Bushenge urabona iyo urenzeho gato ku bantu bahazi inyuma hari amangazini yarahari inyuma ukagera za Nyarutovu noneho rero twe twavugaga ko base n'uwapfuye wahumiwe atajya inyuma y'amangazini muri make Yesu we inyuma y'amangazini twumvaga babumba inkono twumvaga ari abantu batse umwana w'Imana batunzwe n'ibijumba n'intoryi tukavuga ati basi n'uwarindagira ntahaje ma wahareba u Rwanda rwabaye ukuntu n'abantu yarahindutse ahubwo urahagera ukahayoberwa Imana ishimwe rero kuko yadutuje ahantu heza Imana turabasuhuje kandi yahinduye amateka pe ubu we yabwira ngo imutuje yo yavuga ati Imana ndagushimiye rero byarangiye ibyo kujya mu Gisakura numva bitanjemo neza ariko umukobwa w'inshuti yanjye witwaga Rusi arambwira ati reka tuzabanze aho ari hose niba ari kunyumva Imana imuha umugisha ngira inama nziza arambwira ati tuzabanze tujye kumusura turagenda rero tujya kumusura ati nibura uzamwange warebye hataha ariko muri kumva ukuntu Imana igenda ikurura bwa mbere yari mu basije wa mwanga yewe turagenda tujyayo tugeze aho hataha dusanga inzu yubatse ni nziza dusanga atuye inzu yubatse mu ahantu mu nsina nyinshi abantu bazi za Gisakura 2-5 bari kunyumva habaga insina byiza ibitoki binini byiza mu by'ukuri ndabireba ndavuga ati Rusi we uri kubibona gutarambwa ati buretse kubivuga turabivuga naho turi gutaha
muri make yari yafashijwe nanjye nafashijwe nareba isosina nareba inzu ni nziza bati nubwo ari mugufi atuye n'ahantu habi ariko umuntu uzajya uza kunsura azabona ko burya ndi ahantu heza ikindi kandi sinzicwa n'inzara dore ibitoki rusakambwe ati ariko warebye munsi y'urwo wacyanawe avuga ati reka ariko batadufata nk'abaturage turebe ibyo bitoki tukarebayo gahoro batadufata nk'abantu bishwe n'inzara abantu b'igitsina gore rero dukunda ibitoki pe n'abagabo babyumve manange bajye baduhahira ibitoki nacyo nyine nawe wese nubona ko wabyibushye bundi n'ibiryo bye nuko ugikomeza ni cyiza cyane rero kirankurura muri makeya nibyo ndikubwira abantu kandi nukuri ntabwo naje gusetsa abantu bikera nukuri nyabuneka abantu munkurikiye uretse ko Imana yampaye akahe ko guseka ubu nanjye nkaba ndi guseka ubundi njye mbere najyaga mbivuga mbabaye kubera ko nta gihe cyo guseka pe nari Yesu umwana w'Imana rero ntimwumve ndi guseka ngo mugira ngo ndi gusetsa abantu nukuri si cyo cyanzanye naturutse mu Bugarama naje nananiwe rero ntabwo naje kubasetsa nukuri Mana ahubwo ibaho umugisha ahubwo ni umunezero undimo wuko Imana nanjye yangiriye neza ikamaho kuvugira ikamaho gusekera ikama kwicarana n'abantu nk'ababikemu Mana nge hari na cameraman niko bamwita Imana imuhumugisha nawe arasobanutse Mana ishimwe Imana ibahumugisha Imana ishimwe no mpamvu rero ndi guseka nuzuye ishimwe mu mutima wanjye Imana ishimwe rero igihe cyaje kugira turataha na Rusi tumaze gutaha tugeze mu nzira ndamuga ati Rusi nubwo twahakunze ariko uriya muntu sindamwiyumva marambwira ati niba umwanze mu mpasire umunyihere uko nukuri Yesu mwana ugira ngo arambwira ati Clementine ufite ikintu bita ubugoryi mu mutwe uriya musore atwaye twasanze ari inzu nziza n'ibitoki byinshi kandi binini noneho akambwira ati wowe nimba uri kumva utamukeneye koresha uko ushoboye ubimpasire ahubwo uri akajiji wowe amaze kumbwira ngo muhe pasi ndavuga ntema Yesu ndakomeza ngiye no gusenga rero nabyo Imana yambwira ati wari ubizi yuko ubwo naje ngo ubwo bukwe rero ugiye gukora ubukwe ngiye kuguha n'urugo ibihe byaje rero turongera turaguma turaganira ntabibyiyumvamo neza ariko ku munsi ugenda uza numva ntangiye kubyiyumvamo na cyane ko numvaga Imana ishyigikiye rero turakomeza bucyo ubukwe buba nibyo ngiye kubwira abantu kereka nimba uri kumva ndi kwihuta bucyo ubukwe buba rero nyine twarakundanye kutubaruwa nta telefone gisakura bushenge yo hasi epfo imwito ku mazi nyine kwari ukwandikirana nkunda cyane ugakoramo utuntu tw'uturabo ariko Mana rero oya niwe wanyandikiye mbere nari naranabyumva neza nyine yaranyandikiye ati narakubonye ndagukunda ndikumva twazabana kandi nukuri ati ndakuze nta bintu abasore ba kera bariseriye ku bwinshi bariseriye ko yakundaga umukobwa yumva ashaka no kumugira umugore nta bintu byo guca muri iyi hoteli turimo ngo bashakisha bari gushakisha ngo barwihemberamo buriya ngiye mbona bino abubu barwihemberamo none se ngo nimba ngo udasohokanye n'umuntu ngo urukundo rurapfa ese ubwo abagukunda koko umukunzi wawe nubwo umwaka washira mutabonana mwabana kandi bikagenda neza ibaruwa nyine yaranyandikiye ambwira nawe tuzahurira turanahahurira turapanga iby'ubukwe birarangira hagati y'ibiti bibiri hagati mu ishyamba nyine nese nababwiye nyine ko ari mu mashyamba ese urumva ibiti byo bitari bihari mwicara mu gashyamba rero turicara turaganira ariko nyine ngewe n'agasuzuguro bitarangiyamo umwuka wera atarampondagura Mana ariko nabwo nkanga gutanga ipase nareba ku myaka nkumva ndi gukura nkavuga ati ningera muri 30 nta n'uzandeba ubwo nyine akamvugisha Yesu Imana yamvugisha nkaba ndi kureba iriya ariko mu kandi kanya mutima ukambwira turi kureba hirya suzimarira iki uzikura iwanyu uti byakurangiranye byarangiye nyine byemeye hanyuma nemerera Imana n'ubushake bwayo umunsi w'ubukwe uragera bucyo ubukwe buba rero nijoro turi gusengera ubukwe Imana irambwira ngo mwana wanjye rero dore nguhaye urugo kandi urugo nguhaye ni ishuri
ako kantu mukandikeho. Urugo nguhaye ni ishuri, bike niko Imana yambwiye. Irambwira ngo uru rugo nguhaye ruzakurushya. wowe wagiye mu ishuri ubizi? Yego ko Mana, buretse se wari wabyumva iyo ari bishuri gusa. Irambwira ngo ruzakurushya, ikindi kandi ntuzishima, ibazishyiraho nako kantu ngo nta nubwo uzishima. Irambwira ngo uzababara ngo ndetse uzajyurira, ngo ariko uzahagarare neza, uzabane nanjye. Yesu umwami wanjye, nijoro bucya nshyingirwa natenze amadobo, amavarisi, amabase, amapaniye, yewe ibintu bimeze neza, nishimye, bandi bakobwa bari kuseka, abo twasenganye bari kuvuga ati irabikoze, haleluya. Abashitsi baje mu ibanga ryacu, turi abantu bake twiherereye ngo dusenge Imana ejo izamperekeze mu gisakura impande y'ishyamba, izabane nanjye mu mbeho, bari kunsabira Imana izampa imbaraga nyine ibintu bigende neza. Ahubwo iravuga ngo urugo nguhaye n'ishuri. Ya baba we, ndavuga ni numva ubwoba, ariko ndavuga ati reka ne kugira ubwoba, iri shuri ntabwo rizatinda, wasanga ari kumwe nzarwara nkigerayo imbeho yaho imfashe. Ese wasanga se nzatinda gusama inda, ko nabonaga nabyo ari byaba ikibazo. Ndihumuriza nkajya mvuga ati buriya nutwo tuntu, inzara yo ntayo, nkajya mvuga niyo ntayo, kuko nahabonye insina, nahabonye ibitoki, nta nzara. Yesu we, ndangije irambwira ngo ariko uzakomere, ngo nzabana nawe. Nzabana nawe rero niyo ikenewe muri iki gihe. Nzabana nawe ku bakristo, niyo dukeneye bundi, kuko ibihe uko biri kurushaho bitwegera niko turi kunyura mu bikomeye. Ariko iyo wavuganye n'Imana, Imana ishimwe. Rero igihe cyaje kugera buracyanya, ariko ryajwe narijyanye, nditahana mu paniye, nditahana muri varisi, nditahana mu ndobo, nditahana mu myambaro yuko ngiye ku ishuri. Hari kuwa gatanu ndagerayo, kuwa gatandatu mu gitondo hari kumwe mbere bazinduka iwabo mukobwa tujya ibyo bitaga kuramukanya. Turazinduka tujya mu rugo iwacu, barishima, baduha amata, turabyina, turanezerwa. Ariko nzi ko nge nagiye hehe kwiga ku masomo mafunzo ya Bwana. Nta mikino mbizi ko ngiye ku ishuri, ariko umutima kampumuriza ngo niryagahe gatoya. Nagezeyo rero ishuri nitaga iry'icyumweru kimwe, ndimaramo imyaka 14. Amen, 14. Tugiye kurebera hamwe amasomo wari uri kwiga. Bikayo mbyibutse imyaka 14. Kandi Imana yarakubwiye ngo umugabo n'uyu, yarambwiye ngo n'uyu. Ntago byoroshye, niyo mpamvu umuntu wabyinjiyemo niba atarakenyeye ngo akomeze azasubira inyuma. Niba umuntu wavuze ngo ngiye kujya mu bintu by'Imana atarasize byose, undi Yesu niko yabwiye umuntu wari ugiye kumukurikira, aramubwira ngo siga ibintu byose uze tugende. Yesu we yarazi ko byanga bikunda ibintu bituri inyuma, ibintu bitwikurikije bitazagusha. 14 ishuri mbandira ryinjiye, ndaryinjira amaso yanjye arabibona, abantu barabibona, mugeze mu rugo, bambaye ibyera, tumeze neza, tugeze mu rugo. Ishuri mbanda ritangiye. Ishuri naritangiye hari kuwa gatanu, kuwa gatandatu, kuwa mbere mu gitondo mbanda ryiza ndaritangiye. Gitondo cya kare twashingiye kuwa gatanu, ku gitondo cya kuwa gatanu mu gitondo cya kare umugabo wanjye arambwira ati byuka mu gitondo nka saa 12. Numvaga naruhuka, numvaga nta bintu byo kumbyutsa mwayo masaha. Ndavuga nti ese kwa mbwe mbyuke no kugira buriya ngo tufungure za kadosari zasigaye. Se navuga ati se mbyuke kubera iki? Ati ibintu byose byakoze mu bukwe, guhera ku isafuriya, kwibase, kubikoresho byose, ubu ni wowe tujye nawe tugiye kubyikorera, tubitirure, tubijyane ahantu twabikuye. Ndamubaza ngo gute? Arambwira ati ubu guhera ku bintu byose
wabonye byakoze mu bukwe. Arambwira ati kuriya wabubonye ninjye bwari buriho njyenyine ku mutwe, nta muntu n'umwe umfasha. Ibintu nari natiriye byose nabikodesheje, ibindi amashitingi imbere, ibintu by'iterambere byari bitaraza ngo bakoresha amatente, byari amashitingi. Nuko arambwira ati ibi bishitingi, ibi bibase bikirimo ibiryo, amavuta, ibintu byo mu bukwe murabizi, ibisafuriya by'imbyiro, iriya ni ku nkwi, nta magazi, ariko banza mu makwe hose abenshi bakoresha inkwi, ariko reka tubifate gutyo. Ibisafuriya bisa imbere n'inyuma, ibigurudu byari birimo imitobe. Ati mugeni ikorere tugende. Ni kuwa mbere. Kandi ubwo twibutsa abantu ko muri mu cyumweru cya buki. Buki se narinze ari igiki? Bike ngewe narinze mbyara. Ngewe narinze mbyara nzi ko buki ukwezi kwa buki. Ngewe narinze ko ari ubuki waba uri mu gikombe. Yesu mwami. Ngewe narinze ko buki ni ukuri se ndi kubeshya ngo bimare biki. Kwa buki waruzi ko ari ubuki waba uri mu. Ngewe narinze ko muri kado haba harimo umuntu wapfunyitse igikombe kirimo ubuki. Muzarya ukwezi. Nyine niko narinze. Noneho ahubwo turi gufungura kado, turi gufungura kado, noneho ntegereza ko mbonamo igikombe cy'ubuki ndaheba. Nkajya mvuga ati buriya umugabo niwe uzagenda buguri. Uko yajyaga ataha rero narebaga mu maboko ye ndeko yazanye ubuki. Avuga se ukwezi kwa buki ngiye ko nari kukubona igikombe cy'ubuki ko nayo bana we ayiwe. Rero ubwo narikoreye bya bido, bya bisafuriya, turabitirura gisohoka mu nzu, abantu batangiye guseka ngo ni murere wa mugeni, ngo yemwe ngo urango si wa mugeni ngo washyingiwe ejo bundi. Baduha induru baraduseka ku musozi ntuyeho, ngo buriya ngo amenye urwari, sinarinze ari ibiki, ngo barasengwa ngo babuze ngo umuntu batwaza n'uwa wenda n'utari kubikora itayumvisha ko yari kubikora. Yesu we, baraduseka genda bari kunseka, ariko nibijerekani n'ibishitingi n'ibisafuriya, umuntu washingiye kwa gatanu nta kuruhuka. Bo ibyo byari byoroshye, ahubwo nahoze ngira ngo ndi kubabara ngo ndarize njya nabona ibindi nyuma byinshi. Rero twaratashye ndamubwira niko abantu badusetse, arambwira ati by'abantu bishihorere, abantu bo bariyoberanya, ati bara bose bari kubikubwira nta numwe wari kubidufasha. Ati buriya no kukuyoberanyaho ndi njyenyine gutyo mbona nta muntu ukundengera ngira hano. Bano bavandimwe abambwiraho byiza, nta bibi yabambwiyeho, ariko ambwira ko buri wese yirwanaho. Rero nuko ndabyakira, ndamubaza tese turateka iki? Arambwira ati ni iki siri kumona gihe ariko ari ntacyo. Nkajya ncunga ko ambwira ngo duce kwa biriya bitoki byari byinshi ndi kubireba binagana hejuru y'inzu, ibindi munsi y'inzu. Ndategereza ndaheba, inzara itangira kurya mu cyumweru cya mbere ngishyingirwa. Ndihangana ntinda kuvuga, ntinda kumubaza nti kuki tutarya, kuki utambwira njye mu rutoki nce ku bitoki, kandi ndi kubibona nanabikundaga ari nabyo byankuruye. Ninda ndihangana ukwezi kwenda gushira, abona mpangayitse nishimye. Arambwira ati ngwino nkubwire. Anjyana twegera Zanstina neza. Arambwira ati mugeni rero aha hantu dutuye, ati gutya uteye intambwe imwe ntabwo ari mu kwacu. Hana amazi amanura hano amabati amanura amazi kuri iyi nzu, mbega iba pura y'inzu. Arambwira ati hano niho tugarukira, n'urukoma ntabwo ari urwacu. Arambwira ati hano ni mu kwa mukuru wanjye, hariya ni mu kwa mukuru wanjye, nabambwira amazina yabo si ngombwa ngiye kuyavuga. Arambwira ati hariya ni mu kwa mukuru wanjye wundi, hari inyuma ni mu kwa mushiki wanjye. Ndamubaza ntese wowe iwawe ni he? Arambwira ati ni inzu yonyine, nayo nayibonye kubw'imbaraga z'Imana. Ndamubwira nta amafaranga wazanye iwacu se uje kunsaba no kunywa nako kunshuka, nahise numva ati wayakuye he? Arambwira ati ni kwa kundi Imana ikora,
nta kintu ufite hano, bitanibuka ya mvugo y'Imana. Ndihangana ndamubwira nti nta naho gutera imbogeri idodo. Arambwira ati nta na hatoya, tekereka niba uzajya uzitera mu bikombe kuri abatera indabo ukazitereka imbere y'inzu. Basi babayeho mu buzima bw'inzara, ndabutangira bikomeye, ariko irandya wa inzara yarandiye rero kuva mu kwezi kwa mbere nshingirwa, irandya amezi 2, 3, 5, irandya umwaka urarangira, mbega imyaka 14. Tiriwe mvuga ngo imyaka 3, 14. Rero kugira ngo nige neza, Imana ikoresha ibishoboka byose, amashuri yose ngo nyige. Urabona no mu ishuri ry'ubwenge mu busanzwe wiga mu wa mbere no mu wa kabiri kuzarangiza na za kaminuza. Nanjye rero nize mwene ayo ngayo mu buryo bw'umwuka. Hanyuma rero igihe cyaje kugera, ndakomeza ndiga, haza kuza ubukene. Twavuze inzara, hari inzara, hari n'ubukene, ni ibintu bitandukanye, abantu bajye babitandukanya. Inzara ishobora kukurya none kuko utarabona ibyo kurya ariko batetse uri buze kurya. Rero inzara n'ubukene ni ibintu bibi, ni abagabo babiri. Noneho hari n'inzara ikurya utari bunarye. Yego koma akaba nta n'umuntu wakubwiye ngo none uze kungira ku musozi unyingingire. Akaba ari inzara iri bukurye, nta kintu uri buze kurya. Ibyo byose birahari. Rero nageze no ku yindi kindi, Imana igaburire abashonje, Imana igireba abantu bababaye, Imana igigira neza. Yesu we, bya bingora kandi ndibuka cyane. Rero igihe cyaje kugerana babwiye ko haje n'ikindi kibazo cyitwa bukene. Bukene nawe araza, baba abigisha babiri bahuriye iwanjye kwa mugeni. Noneho haza n'undi mugabo witwa Gisuzuguriro, niko navuga. Abarimu bababaye 3: inzara, bukene, Gisuzuguriro. Reka mvuga kuri ibyo, ibindi nzabivuga ubutaha. Inzara rero, ubukene aje we aza arusha nzara umujinya n'uburakari, kuko nari mfite imyambaro nari nambaye, naratahanye abageni myiza, nari naraje kuyigurira inaha i Kamembe. Urumva wari umujyi wacu, habaga utuntu twiza, n'ubu birahaba. Mu gihe cyacu habaga ibyiza, n'ubu hari ibyiza. Naraguze inkweto nziza, ibitenge byiza, amaburuzi meza, utubodi twiza, nk'umugeni nyine kandi ushaka kumera neza. Rero ni ahantu hakonja mu Gisakura ku bantu bahazi. Yego. Hanyuma rero inzara twayivuyeho turi ku bukene, ariko ntarayivaho kugira ngo Imana itababara. Reka nyivuge neza. Bekemo inzara yarandeye, ndi umuntu w'umugore, ngera ku rwego rw'uko abandi babyeyi bagenzi banjye barajya bamenya, baje kugeraho barabimenya. Narabanje ndaceceka rero, nk'umugeni watojwe na Kristo gutuza. Narabanje ndaceceka, ariko abantu bakabona ngenda mera nabi. Abantu bakabona ngenda mera nabi, ababyeyi bakanyegera. Rimwe ko nari no muri korari, rimwe abantu baramvuga bingeraho, baravuga ngo ariko badi ngo uriya mugeni ngo kuki duhora tubona ameze nk'ushaka kurira buri gihe, ngo ameze nk'umuntu ushaka kurira. Ariko babivuga batabivuga nkaho ari impuwe bafite, babivuga bari kunegura. Noneho bingeraho, nari naracecetse rero, naranze kubwira abantu. Noneho ababyeyi Imana ibahumugisha, haza kuboneka umubyeyi umwe aranyegera, arambwira ati kuki waba ko tubona umeze nabi, byagenze gute? Hari ababyeyi bayoborwa n'umwuka w'Imana, akakwegera akakuganiriza, ataguteje abantu, atanoshanye, akakwegera ari mu mwuka w'Imana kugira ngo aguhumurize.
arambwira ati mugeni iminsi umaze njya uko waje turakuzi ariko njya mbona iminsi uko ugenda ishira ugenda umera nabi ni ikibazo kiwagize ndatuza ngira ubwoba arambwira ati humura mbwira witinya ndamubwira ati ngiye ikibazo mfite n'inzara ndamubwira ati ikibazo mfite n'inzara niyinyishe arambwira ati rero nta kindi nagufasha ariko ubu uko mbimenye ngiye kujya nkoresha uko nshoboye rimwe na rimwe nkabona yanyibutse rimwe na rimwe nkabona mpaye ku byo kurya Imana ishimwe barahari igihe cyaje kugera ndibuka hari umunsi twasohotse mu rusengero ndi kumva mu nda noneho hari zeru cyane ndi kumva ntari butari bwire nibuka umubyeyi Imana imuha umugisha umubyeyi ntabwo yangiriye neza sinatinya no kumuvuga yitwa Francina mama Cynthia nibuka ko ataje gusenga twararirimbanaga njyayo atari urukundo rundi ariko numvaga kuko narinzi ko afite ku byo kuryiwe njyayo rero kuko si uko ntari namubonye ahubwo umutima arambwira ati ubwo ataje gusenga burayiri watetse urukumva ndavuga ni burayiri watetse niyo mpamvu ataje gusenga ngendayo rero mu rwego rw'uko nshaka ngo ndebe ko ndamira badi mujye muramira abantu n'ukuri hari igihe umuntu azi wawe inzara yenda kumwica ntugatinye guha umuntu ku kintu agusanganye hari igihe umuntu azi wawe ashonje nagiye rero nkigera ku irembo iwe kuko urumva njye navuye ku rusengero ikintu ngamije ari ukurya kubera inzara noneho ngegera ku irembo iwe ndavuga ngo mwiriwe yari yicaye mu gikari ubwenge kuko bwagiye gushaka icyo kurya hamwe n'inzara mpita ngenda ntora amazi yo gukaraba intoki ntaranamusuhuza urumva numvaga ko ngiye guhita ndya amazi yari ari hafi mpita nkaraba intoki nk'umuntu ugiye kurya ntarasuhuza nyir'urugo noneho akenge karagaruka ndavuga ngo uyu mubyeyi anyibajijeho ngo iki ko nkarabye ntaranamusuhuza ubu asomye mwiki kandi numvaga ashaka kwihagararaho ngo igi ndira nyine muri arabwenge nje numva iri kundi ariko simbigaragaze noneho umutima urambwira ati shaka ubundi bwenge mpita ko nkajya mubwira atewe ati mama Senti naje nkora ku byatsi hariya birura ati nkajya ndigata ku ntoki kumva ibyatsi nakozeho mana nge ngongera nkikoresha muri amazi ndabwo mume ku gasabune nkarabeho arambwira ati nimba ari bya byatsi byo harakunzira birarura nibyo nakozeho kandi bwahe nuko numvaga nshaka kurya arangaburira Imana imuha umugisha nareba hejuru haruguru y'inzu iwe nkabona ibitoki yemerewe kuryaho nkavuga nti Imana nge uzantabara ryari Uwiteka ngiye kuki ndi umunyamibabaro kuki inzara igiye kunyica gutya ubwo umugabo nawe yarazindukaga mu gitondo ajya gushakisha rero iyo uri ku ishuri ry'Imana si uko mutaba mwakoze hari abantu babyumva gutya bakaba banandika wenda no muri komenti bakavuga ati ariko kuki abantu mudakora nukuri iyo uri ku ishuri nubwo wakora ugakora 24 kuri 24 nta kintu ugeraho Mana ndabatangarije Yesu we nta nimwe bafasha uko barabarobyi bari mu gihe ndabatangarije igihe cy'Imana kitaragera z'Imana yo kukugira neza itaragera nubwo wayakora yose nubwo washaka nubwo wabigenza ute nta kintu ugeraho rero umugabo mu gitondo arazindukaga agafata igikapu akagenda gushakisha nimugoroba nka saa moya akaza n'ibiceri 3 by'ijana kambwira ati genda uyashakishemo ibyaturengera 300 nkayapangira bikanga kuvamo ntavuga se Mana ndahaha iki ubwo nahitaga njya nyine kera byari binoroshye bukeya ngahita mvuga ubu ni dodo ni cyonga n'ubugari nkavuga ni ubwo nabaga cyonga ariko burya koko warakize pe ntabwo uzi cyonga hari iyo mu isoya hari isoya hari n'iy'ubunyobwa muri makeya cyonga naguraga akasoya kuko numvaga ariko gatubuka noneho kanagura makeya kubera ko 300 ndi kuyapangira ibintu byinshi nibura ndebe ko nejo kumanywa nzaryaho hanyuma rero nkarara ngenda ijoro na 300 yanjye ni mu mashyamba ngiye guhaha n'ijoro nuko nkagerayo ijoro ryaguye ngahaha ibishoboka byintica n'ikize ngataha muri make nzarayo nayivugaho amasaha nandi
yarandiye kugera ubwo mpuma amaso mana ndabyibuka munsi umwe nari nicaye mu rugo ari ku kazuba buriya rero umuntu ushonje azirana n'izuba buriya impamvu wabonye nemera ko turyicaraho ni uko nari maze kunywa kari agafanta kuko nzi ikintu izuba rikorera umuntu ufite inzara ntabwo nari kukwemera buriya tuhicara nta kantu ndanywa kuko ndabizi neza akazuba kankubiseho icyo gihe nagiye kumva numva amaso aragiye buriya umuntu apfa atari kubona urupfu narwinjiyemo ndarwumva numva amaso aya ngaya abona arazamutse sinongera kubona gusa yazamutse nyumva nyoberwa aho agiye sinongera kubona ngiye kumva numva amatwi yose acuzemo injereri ngiye kumva injereri zibaye nyinshi numva mbaye nk'umuntu wikoreye toni ndavuga ngo mana ndapfuye kandi mpfiriye hanze narihanganye nkora ku nzu bukeya ngenda nkamba ku nzu ngenda numviriza ngeze aho umuryango ndahamenya ndinjiramo ngeze aho undi muryango ndahamenya mbona ninjiye mu cyumba ndyamamo mpita numva nkoze ku gitanda ndacyumvishe ndahirima ndavuga ngo mana abare undengera hashize nk'iminota 20 ngenda numva umwuka ungarukamo ngenda numva icyuya kirandenga ngenda numva akaboko nakarambura karemera ariko byari byarangiye nabuze imbaraga zose Imana inkiza urwo rupfu gutyo ariko muri makeya inzara iraryana kandi irica kandi yica nabi inzara irakunanura inzara ikakugira umukecuru ikakugira umusaza inzara itera imico mibi inzara we inzara nimbi irashongesha ntabwo ari ukunanganaga n'iyi mitsi imeze gutya akenshi n'ingaruka z'inzara yandiye igihe kinini ariko Imana izambyibushye Imana izangirira neza ndabyizeye nanjye cyane amen kagarukira hari byiringiro ubukene rero nibwo tugezeho urumva inzara yandyaga ariko mfite imyambaro mfite n'ibikoresho byo mu rugo amasahani amabase bikiri bishyashya na cyane ko ntacyo nari narabikoresheje byari bihari teremunsi ihari ariko imanitse nta mushyitsi navuga ngo mbonye umushyitsi ntetse icyayi muri makeya ari umukene usurwa nta n'uwo nabonaga Mana ishimwe igihe cyarageze bya bintu nabyo kuko Imana yambwiye ngo ni ishuri navuga ku rusengero nkambura niba nari nambaye akaburuzi k'umuhondo nkakambura ni mu mbeho nababwiye nkakazinga neza nkabika muri valise nkagasubizamo ku kindi cyumweru nkambara agapira urumva umuntu w'umugeni afite imyenda hashira nk'ibyumweru 4 nsimburanya mutima ukambwira ati subira ujye kureba kandi wari wahereyeho najya kukareba ishuri ry'Imana kubera ko ni mu mbeho nahise nzinga nta kubanza gukakawusha kuzuba ngo kongere kume noneho karagiye karavuba nimba kari umuhondo ngasanga kabaye ubururu bw'amatashi nabwo utagira ngo wenda ni ubururu niba ari umweru ngasanga wabaye umukara mwene hano aha mu maha ngasanga nako karapfuye ku buryo ntazongera kukajyana gusenga imyenda nayo irangira gutyo ubukene buba burinjiye nabwo imyambaro birashize inkweto nagiye ngura udukweto twiza nazambura kubera yambeho nkamanika ahantu uruhu rukabyimba rw'inkweto noneho nazongera kujya gusenga akazuba gake karasaho inkweto igihu kikabyimba kigaturika noneho ya nkweto nayo ikabitaye agaciro muri makeya byose nabyo birarangiye Yesu we umuntu akaza ati mugeni ntiza kwibase njyane hanaha nayimuhaye ari nzima akayigarura yayimennye mugeni mpakuri ya paniye yawe ngiye gusura iwacu umuntu nkayimuhereza akayigarura yasadutsemo ibisate bibiri byose biba birarangiye Imana se ntiyambwiye ko nta cyiza nzabona byose bikaba birarangiye nsigara kuri 0 igihe kiragera bukene nawe muvuzeho kantu gatoya bukene ntatumujya mu isoko bukene ntatumujya guhaha bukene tumuhaha ninjoro kugira ngo bimwe basigaje wa mucuruzi waburaniwe agiye kubicyura aguhamagare abiguhere kuri makeya nta mukene uhaha ku manywa Imana ishimwe ariko twese iratuza rero nabyo biba biraje ubukene bwinshi bumara igihe biba birarangiye mba nabwakiriye byose narabyakiraga nkumva biraje nkabyakira kandi nkumva ko nkwiye kubikomereramo kuko Imana yambwiye ngo uzakomere rero tubuvuzeho nabwo tugeze kwa gisuzuguriro
Gisuzuguro rero wehe n'umwana arabimenya, n'umuntu wese ahita amenya ko ibyakubayeho ukwiye no gusuzugurwa. Gisuzuguriro ntatuma ubona ijambo aho abandi barifite. Gisuzuguriro ntatuma bagutumira mu bukwe. Mubyumve neza, muntu bagiha invitation y'ubukwe jya ushima Imana. Yesu we, uzi ko mu murenge batanga invitation y'umuturanyi agatanga invitation akakwibagirwa, uzamutwerera iki? Gisuzuguriro ntujya mu bukwe. Gisuzuguriro umva ahantu abantu barura hatinya nawe ubwawe ukavuga ati senge kuko nakwicara muri bari abantu. Muri make ubugiye inyuma y'ibyiza. Muri byose ubugeze ahantu uzakurwa n'Imana yonyine. Byose rero biba binyirunzeho. Kwa kundi nababwiye musaza wanjye yankoreraga isuku ku mutwe nkamera neza, igihe cyaje kugera namaze umwaka ntarasubira kwiyogoshesha. Wa mukobwa buri wa gatandatu bashyiragaho kwa imeze neza, agatera kanta za bigeni na kerere. Murebe umwaka ushize ntabwo kujya ku mashini igabanya umusatsi. Igihe cyaje kugera umwaka ugiye kurangira njya kwiyogoshesha, njya mbyibukaho gato, ngeze ku muntu wogosha arambwira ngo mujye nikuramo igitambaro. Yaranzi ngira isoni, mujye nikuramo igitambaro nkogoshe ngira isoni, nkazamura gutya. Mujye nikuraho igitambaro nkagira gutya, mujye nikutari kugikuramo ngira gahoro. Aza kugira umujinya abonye ndi kumutinza kuramo vuba, we akinkuriramo arumirwa ampa igisokoza ati ngaho sokoza. Najya gusokoza ni wa musatsi umaze amezi angahe ntano. Yesu we, teka we, Mana ishimwe. Nashyiramo igisokozo nkumva ndababaye, nkazamura nkumva birambabaje. Arambwira ati gira vuba. Ntinya kumubwira ko biri kumbabaza wenyine nyaka igisokozo. Ndamwibuka yitwaga Munyaneza, ntabwo mbeshya, yogosheraga mu Gisakura. Ababyibuka babyibuka, ntabwo tuba twaje kubeshyera aha hantu. Ni ukuri ni ibintu byabaye. Arakishikuza arangije ashyira mu mutwe gutya n'imbaraga ze. Abantu bakora karakaze nabo mbahaye ubutumwa. Ari igihe wahura n'inzengere yazahaye ukagira ngo Yesu wereka mbabwira ibyambayeho. Akubisemo igisokozo numva mvugije induru. Arazamura n'imbaraga umusatsi wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu n'uwa kane. Yo arangije numva umutwe kumwe kwemwe igisokozo wikubise gutya ku nzu. Numva ndazengereye ndamubwira nti ndapfuye rekeraho. Nyogo umusatsi wanjye wundekere ntacyo waruntwaye. Nushaka kureka ndapfuye umutwe urambya. Numva ndababaye. Arambwira ati hangane. Arantuka arambwira ati ariko mugeni wowe mu byukuri ubu y'umusatsi ungana gutya byatewe n'iki? Kandi bogoshiraga igiceri cy'ijana ndagikura he? Igiceri cy'ijana ntacyo nari kubona. Nuko arangije ndisobanura ndambwira ariko wowe kora akazi wahamagariwe, ibindi nibikureba. Tujya tunihagararaho mu kigeragezo. Numvisha atiye kumenyera ndavuga nti ariko ubundi banibe. Ndavuga ati ariko ubundi naje ngo unyogoshe icyo nkuzaniye n'umusatsi winsaba ibisobanuro. Singuyu urawuruzi se nyogosha ngo ndakogosha gute? Nawe ati nyogosha uko ushaka, cyangwa mbwa nukunkuraho umusatsi. Ari ibindi arangije aravuga atampaye inka. Arakora aranyogosha mwanya munini cyane sinabitindaho. Ndataha muri make yabukene nzara gisuzuguriro byibera iwanjye. Umwaka urarangira, nibuka ko muri umwaka ugiye kurangira ariho nize ubwenge. Ndavuga ni Imana ngiye gupfira mu ibi bintu, nanjye reka niga ubwenge. Ndara ntekereza ikintu cyo gukora. Ndangije kurara ngitekereza, mutima urambwira ati curuza. Nta n'igiceri cy'atanu. Umutima urambwira ati curuza. Undi urambwira ati ese uracuruza iki ko wasaze? Ndavuga nti ngiye gusara, nimba ari nuko basara iwacu bazamenye ko nibura nasaze baze bandebe. Mbo ndagenda njya ku muntu wacuruzaga ibishyimbo, umuceri, tomate n'amatunguru. Namwana nje kugusaba ibintu byo gucuruza. Arambwira ati nguhe iki? Ati ndamugani mu muceri, mi ibishyimbo, mi tomate n'amatunguru. Arambwira ati byangahe? Ndamugani genda ibiro bibiri. Aragenda arambika kuri kontwara aho yacururizaga. Ndangije arambwira nshyira mu ipani yanjye nahahiragamo. Ndangije ndikorera. Arambwira ati nyishyura nti ntabwo nkwishyura. Atampaye inka. Bimeze bite? Ni idene nje gusaba. Uje gusaba idene wanikoreye nose bigende bite? Ni idene nje gusaba kandi ndizera kurima. Arambwira ati utwaye rero idene ryaya naya ntirakoze Imana iguha umugisha. Ari gihe kigera umuntu akamera nk'umusazi. Ndikoreye ntumbaze ngo ibyo bintu nari nzi muri nge numvaga ko ngiye gucuruza. Naragenda biteka.
ndateka ndangije ndavuga ngo mana ngiye gucuruza iyi resitora y'ideni kandi yo ku mutwe ndakwinginze ngo tuhahurire. Amena. Njya nibuka Imana mpurana nayo aho hantu akanya gato, ndagenda ndabiteka ndangije. Hari ahantu bari kubaka hoteli muri Nyungwe, icyo gihe ndabyibuka za 2006 abantu babyibuke, hari hoteli bari kubaka nshyashya. Ndavuga ngo ngiye gucuruza ibi biryo kandi bitetse, ndangije shira mu ibase umuceri, nari nasabye ibijumba by'idene handi hantu, shira mu ibase ibijumba umuceri, fata indobo mu byo nari sigaranye bikeya bitashize, shiramwo ibishyimbo navanze n'imbogeri by'idene, ndangije fata igikapu shiramwo amasahani ndaheka, kuboko kumwe gutwara amazi ukundi gutwara indobo irimo ibishyimbo n'imbogeri, ibase ku mutwe irimo ibijumba n'umuceri, kandi ndabatangariza ko byari bishyushye ntago byari bikonje. Yesu umwana w'Imana, byari bishyushye. Ubwo nuko uvuga ngo nuko uzamuka ahantu nibura nk'iminota 30 ndi kuzamuka ndikoreye umuriro ku mutwe, hano haratwaye umugongo urahetse, kandi byose niki ni ideni. Nta byiringiro byo gutabarwa mfite nubwo mbyikoreye rishyushye ndikoreye, ubwonko buri gushya, ubwonko bwatokombera numva, mutima ukambwira ati tura, ndukambwira ati saa sita nigera ntibabirye, warabifashe ideni urabigenza ute? Ihangana ushye. Uko ndi kugenda ndi gushya hajya mvuga ni Imana wanyorohereje ubu bushyuhe, ariko hari igihe kigera Imana kukuri kukwigisha ikamera ntikuretse. Ibiryo barabiryaga ariko nanjye ngatanga ideni kandi nafashe ideni, ariko byose Imana igenda ibimfashirizamo. Byongeye aho ngaho nari ntabaweho gake kuko ndasigazaga dukeya nza kurya nijoro n'umutware tukaturya. Urumva byari bitangiye koroha, ndi gucuruza resitora y'idene ariko nibura nijoro turabona ibyo kurya. Imana ishimwe ko ntapfiriye aho hantu. Njya mbyibuka, reka twihute tubiveho, njya mbyibuka mpura n'umusazi, umwotsi uri gucucumuka ku mutwe gutyo mwiyo base, arambwira ngo najyaga ngira ngo ninjye wasaze njyenyine, ngo burya hari abandi bamfashije. Arambwira ngo cyakora zana ngo utwaze. Uwo ni umusazi wari wisobanukiwe. Yesu we, uwo ni umusazi, nimba ari ubuhanuzi yarahanuye simbizi kugira ngo menye neza ko nasaze. Arambwira ngo najyaga ngira ngo ninjye wasaze njyenyine, ngo ariko burya hari n'abamfashije, ngo zana ngo utwaze. Mutima urambwira ati nubimuhara bimena kandi wabifashe ideni. Undi mutima urambwira ati none se kubwonko bugiye guturumbukura bigenza gute? Kakubimuhane bimeneka bazakubabarira, uzaza ubereka aho byamenetse. Ndabimuharikorera arantwaza angeza ku kazi gutyo ndabimenyera. Amezi 3 ashira ndi gukora ku kazi k'umubabaro uduhije, noneho numvaga ari igisubizo, ariko nduhumuruho mbabara umubabaro urenze mu bisubizo. Nuitaga ibisubizo, inkwi zo kubiteka nagombaga kuzitashya, abampaga ibijumba byari idene byisaba kubanza kubikura kuko ari idene. Ibintu byose bingo yari nanjye uri bubiteke, ibishyimbo n'ibijumba n'umuceri kubiteka njyenyine, kandi ndi bubigeze mu kazi saa sita, kandi ndi bukore nta muntu umfashije, mfite n'umwana w'uruhinja. Wumva ko kantu ukandika kutundi ndahababarira ndaharuhira. Bwonko Imana ibonye bugiye guturumbuka mu mezi 3 ihagarika akazi. Iyi Mana yacize ubwenge. Abantu bararira ngo akazi kahagaze, kumbe Imana yabonaga nihajyaho kundi kwezi kwa kane ndi busari, kandi pe numvaga ubwonko buri kujya butogota kubera ibibazo n'ibitekerezo na bwa bushyuhe bw'ibase. Imana ishimwe ko ntapfuye. Inyamaswa nahuraga nazo zigashaka kubimenesha. Ndibuka umunsi umwe mpura n'inyamaswa zo mu ishyamba rya Nyungwe, abantu barahazi n'abajya bahanyura bajya bona utunyamaswa mu mihanda, twatundi twakwigirijeho nkana twakwangiza. Rero hari utunyamaswa twitwa inkende, reka nuvugaho mpite mvayo. Noneho zangoteye rimwe ari nk'esheshatu. Utwo tunyamaswa rero dukunda gukora ibintu by'utukino, ariko ngewe byashaka byari bibaye ngombwa ngo zimenesha ibyo nikoreye. Inyamaswa rero dukende kamwe kagira gutya n'akandi karabikora, ubwo kari kunsaba ku byo nikoreye. Noneho umutima urambwira ati ibi biryo rero nutura zikabirya urabigenza ute? Ndi mutima ati nuzi byima zikamanuka haramwa kiriya giti zirabikumenesha. Umutima urambwira ati niwiga ubwenge uzisuhuze. Ziramutse zirabona ko zikunze kuri mwene wabo zikure kutambuke. Mana ishimwe igiduha ubwenge mu bigeragezo. Inkende rero ndazibwira nti mwiriwe, ndazipepera ndavuga ati mwiriwe, ndi guseka cyane kugira ngo nzishimishe, zibone ko niburana, zibone ko dukundanye. Koko mbikoze ni tunyamaswa, icyo ukoze nacyo natwo turagikora. Iyo usetse turaseka,
naragize gutya natwo tugira gutya turansekera nanjye ndaseka urugendo mba ndarukomeje. ubuzima bwatumye ushaka ubushuti ku nyamaswa kandi bwampaye ubushuti kuko bwarandetse ndatambuka inkende zari byabaye muri Nyungwe niho narindi gemuye. noneho Clementine ni ubuzima bugoye, ni ubuzima butoroshye namba. Imana irakubwiye kuziga koko ni ibyashuri kirimo. ubwo buzima bumeze utyo wenda dusoza wowe umazemo igihe kingana iki uyu munsi n'icyo ushima Imana none ishimwe ryawe? Nababwiye ko nabumazemo imyaka 14 ariko naje kwimuka mu Gisakura ntura mu Bugarama. Imana yajyaga imbwira ko izahanyimura. Bwa buzima nabubyariyemo umwana wa mbere, umwana wanjye nkunda witwa Sostene, arangije amaze ibyumweru 2 avutse afatwa n'igicuri. Bwa buzima nabubyariyemo umwana urwaye igicuri ariko Imana ikambwira ngo izamukiza. Imana ishimwe ko yamukijije. Tekereza umwana wa mbere nawe avukanye ubwo bumuga na zanzara zose na byabukene na byabisuzuguriro, none ubyaye n'umwana ugagara buri munsi, ugagara buri kwezi. Igicuri mbega baranambwira bamwe bo mu miryango ngo nta mwana tubyara umeze gutya, twebwe ni wowe ubyadukanye muri uyu muryango. Muri makeya Imana irambwira ngo nzagukura hano injyana mu Bugarama mpageze sanga amashuri yaho atandukanye nayo mu Gisakura kuko yoho aranakwigisha unashyuha kuko hoho nta miyaga ihaba, nta mbeho ihabri, kirere nikivusha imvura mu gihe cyayo, na ahantu hagushyuhira amanywa nijoro. Sanga amashuri yaho aratandukanye ariko naho ndahigira, migira akazi ko gukorera abaturage, mbahingira imirima yabo, migira akazi ko kujya muri Kongo gukorera y'abazayirwa abakongomani, nkigira kuvuga igiswahili ntarakimenye, akambwira ko amakazi mu giswahili nkabyumva, naho ndahigira ndagakora kuburetwa bukabije. Migira kujya mu gishanga gusarura abaturage imiceri yabo, karakazi gakorwa n'abagabo ariko ndakiga ndi umugore kuko nari ndi ku ishuri. Nkirirwa nkorera 1000 amafaranga 1000, ibintu biruhije kandi bigoye by'imibabaro. Umugabo wanjye twari turi kumwe nawe ashakisha impande n'impande ariko bikanga. Imana yarambwiye ngo bizanga kugeza ubwo yonyine bishatse. Imana ishimwe ko igihe kijya kigera igashyiraho iherezo cyangwa ikagabanya umusonga, niko navuga. Ndacyari ku ishuri ndacyari kwiga ariko Imana yagabanije umusonga. Hanyuma rero igihe cyaje kugera Imana irambwira ngo mu bwo buzima bubabaje bw'umubabaro nubwo wariraga, ariko ubwo ntago nababwiye ko nasengaga cyane ninginga Imana winkure mu bwo buzima. Nayishakiye mu mashyamba, nasenze Imana mu mazi, nasenze Imana nuriye ibiti, nasenze Imana nikoreye amabuye, nasenze Imana ndyamye, nasenze Imana nyagirwa, nasenze Imana nyiruka mu mihanda, nasenze Imana uburyo bwose amazamuka n'amamanuka, nasenze manika amaboko ngasenga ndira. Uko wasenga kose rero byumvikane ko isaha y'Imana itaragera nta kintu utabarwaho kereka Imana yonyine. Rero irambwira ngo mwana wanjye muri ubwo buzima urimo bukuruhije itegure rero n'ikindi kintu. Ndavuga nti ni igiki? Ndavuga nti Imana igihe yajya kuntabara ibwo mbwiye ngo nitegure. Najya gusenga umuntu akajya mwiyerekwa ati mama Sostene ati mbonye wambaye ipantaro y'abagabo, mbonye wambaye inkweto z'abagabo ndetse n'ikote ry'abagabo. Nkavuga nti ibyo bisobanura iki? Abantu bakambwira ati buriya umuntu ahagaze neza mu mwuka Imana imugaragaza nk'umugabo. Undi muntu akambwira ati mama Sostene witondere iryo yerekwa, kwambara nk'abagabo ushobora kuba ugiye guhura n'ikibazo. Bukeye Imana rero iza kwerura irambwira ngo buriya rero nimba utarubizi ugiye guhagarara ku musozi w'ubupfakazi. Ubwo nari mfite abana 6 itangira kwerura kongeye gupfakara. Ndayibwira nti ntago bishoboka, ntabwo napfakara mfite abana bangana gutya nabigenza gute? Nta mpamvu rero imbere y'Imana. Abantu bose bari kunyumva, abantu bose bari kureba, bakurikiranye ubuhamya bwanjye. Nta mpamvu imbere y'Imana. Imana yitwa Imana. Warira, waseka, warwara, wapfusha, wahora mu bitaro, yitwa Imana, niryo zina ryayo. Njya nkunda. Yego umugabo yaje gutaha, umugabo wanjye yaje kurwara nkuko Imana yabimbwiye. Imana yarambwiye ngo agiye gufatwa n'uburwayi bwihuse kandi azapfa. Irambwira ngo azapfa umwaka wa 2020 umugabo wawe ntazawugeramo.
yabimbwiye 2019 irambwira ngo veni muzi ko abantu twari twiteguye nk'ibitangaza twese irambwira ngo veni we nazayikandagiramo ahubwo azapfa irambwira ngo ariko nzabana nawe rero yaje kurwara araremba ajya kwa muganga biranga apfa ampfira mu biganza byanjye hari ku cyumweru mu masaha ya 5:05 nibwo yarangije urugendo ariko bucya arangiza urugendo nibwo namwegereye numvaga umutima wanjye ubabaye ndamwegera ndamubwira nti ngende kubona igihe cyawe kigeze nari narabimuhishe kwanga kumukura umutima ariko umutima urambwira ati nabwo ntago yapfa utamwegereye ngo umube hafi nk'umugenzi nabwo ni ngende kubona igihe cyawe cyegereje ndi kugira ngo ubaze nimba hari ahantu ruzi uri kujya kuko numvaga nshaka kwambwira ko ari kubona nka korari iri kuririmba cyangwa amakanzu numve ko agiye mu ijuru bishimisha ubukene n'inzara twanyuzemo numvaga ko ari imbutse byambabaza basi azabona ubugingo nubwo nsigaye mu bibazo arambwira ngo nta kintu na kimwe ndi kubona ndamubwira nti ukubera iki nta kintu uri kubona arambwira ati nta na gito ndamubwira nti shakisha impamvu uri kubona nta kintu uri kubona wacurangiye Imana waririmbiye Imana kuki ugiye kugenda utazi ahantu ugiye kujya ndamubwira nti shakamwe impamvu arambwira ati kereka nimba ari amadene mfite yari yatinye kubimbwira yareba abana agiye kunsigana yareba ahantu agiye kunsiga inzu idashinga ititira yenda kugwa yareba ibibazo agatinya kumbwira ko arimwe amadene ndamutinyura ndamubwira nta madeni urimo angana iki arayambwira ndamubwira ntiyere kuko ubuze ubugingo wowe ayo madeni yose yivaneho uyanshyireho igendere neza njyewe nzayishyura kandi nabivugaga nta hantu mbona nzayakura nta cyiringiro namba ariko ndavuga nimutegure nibura agende neza ndangije kumwemerera ko nzishyura mbona ko agiye yaca nawe mbona ibyishimo bimujemo ajya yambwira ati nimba ari uko ati Imana ishimwe kuwa wa gatandatu arara ameze nabi ariko Imana yari yambwiye ngo uyu munsi niwe wa nyuma wo kubaho kwe birarangiye urugendo rwe rurarangiye rero nari mbizi neza ku cyumweru nka 5:00 Imana yohereza abantu b'Imana baje kumfasha gusenga bahageze turatangira turarimba turasenga turangije gusenga arambwira ngo ndashaka kwegamira nicara ahantu yari aryamye aranyegamira arangije amaso aragenda ababyeyi turi kumwe baramuhumbya ntabwo biba byoroshye abantu b'Imana nimubona tuvuga dutanga ubuhamya nk'ubu nyine umuntu aba yibutse byinshi yaciyemo mu buzima uyu ni umubyeyi ukeneye abantu ukeneye abamuvugisha ukeneye abamuhakeya ukeneye abakomeza kumuhumuriza bene ibi aba ari ibikomere bigoye kandi bigakira ariko Yesu ni byose ko mufite ni ku ijambo ry'Imana ryatubwiye mwihangane biba bingoye hanyuma rero arapfa angwa mu maboko asigana abana 6 mu nzu umuyaga utambuka nkikanga kwiri bugwe arataha ariko Imana irambwira ngo nzabana nawe hanyuma igihe kiza kugera Imana ikomeza kumba imbaraga abantu baransengera abandi baramfasha abandi bamba hafi Imana ibaha umugisha itorero rimba hafi n'abana beza abantu bagihagaze neza n'abana beza barafasha bakajya basura bakanzanira ku byo kurya bamba hafi uko bashobojwe umuyobozi wacu akora icyo gihe ndirimbamo amba hafi n'abandi bayobozi bo muri korari guru bamba hafi nge ndirimba mu ya 2 birangira rero Imana ifashije gutyo umwaka urashira umwaka wa 2 uraza ishuri rishya rindi ritangira ry'ubupfakazi hanyuma tuzagaruka ibintu byinshi cyane dushobora gushyira no mu byiciro wabaye umupfakazi urumvikana ubuzima umupfakazi abarimo noneho yari asanzwe akennye ubwo yaba ari indi paje y'ubuzima ubwo tujye nyuma y'ubupfakazi se
nyuma y'ibyo byose wongeye gushaka birakunda muri bwa bupfakazi mbivugaho gato Imana yajyaga imbwira ngo nzongera kukugarukaho nguhe urundi rugo njyewe nkabyanga nkayibwira ngo nimpe umuceri n'ibishyimbo ko nibyo numvaga nshaka cyane ko ntabwo najyaga mbibona ugati numpa akawunga k'abana urugo ntarwo nshaka najya gusenga abo twasenganaga barabyibuka bamwe bakahanura ati Imana igiye kuguha urundi rugo njye nkumva nabishaka imvugo y'Imana ikomeza kuza cyane Imana ibimenyetso byinshi nza no kubona ko igihe cy'Imana kiragera nta mugambi wayo nta wawurogoya Imana yishima ko mu rundi rugo Imana iranaruma ndanashyingirwa ikingirwa bwa kabiri niyo mpamvu nababwiye rya zina reka nongere seke niyo mpamvu nababwiye ngo ni mukecuru yego rero ubwo Imana mu rundi rugo ndashyingirwa biva mu bikomeye abantu bamwe baranseka ariko umugambi w'Imana nubwo bagusekura sohora abantu baransetse rero abantu baranuka abantu bamwe barambwira ati mama Sosthene rwose ibintu wishyizemo bakumva ko ari byo byishyizemo nababwira ngisobanura ariko iyo uri mu mugambi Imana nta kwisobanura nababwira ati muri kundenganya nanjye singewe bamwe bakantangira ubuhamya ati mama Sosthene Imana imubwira urundi rugo nari impari abandi ati ubu ibintu Imana bimubwiye turi gusenga muri murya abandi ati turi muri Sinayi Imana yarabivuze abandi ati turi kwibuye rya ryangana mwibuka ko Imana yabivuze mama Sosthene muri kumurenganya abantu bakansobanura abandi bakora udutsiko hirya ati yo ko Mana muzaba mureba ati buriya mama Sosthene ko kwagiye gushakana abana batandatu ati buriya ko kuyareka agasenga Imana yareka ariko ntabwo bari bazi icyo Imana iri gushaka kuri njyewe nanjye ntabwo nari nzi ikiri gushaka muri make nabonye biza mu mugambi w'Imana abandi bakansobanura abandi bakamvuga abandi bakanseka igihe kiragera n'ababihanuye bahanuye ubwo bukwe bamvamo baravuga ati ariko banze ubukwe twahanuye atari buriya ati none se kubera iki Imana imuhaye ubwo ikintu bari batsimbarayeho bumvaga ko Imana izampa umugabo w'umusaza ufite imvi cyangwa ugendera ku kabando bo nawe wagize ikibazo nk'icyanjye agapfusha umugore ufite abana nicyo mpamvu bumvaga ko ari ibyo bintu Imana iri kuvuga ariko nta warondora imigambi yayo ubwenge bwayo ntiburondoreka turirimba indirimbo ya 25 ivuga ngo iby'Imana ikora biradutangaza ngo nta n'uwabimenya uko biri ngo ariko icyo nzi nuko Imana ishaka aricyo nkwiye gukora bagiraga mu buzima abantu bakumva ko ari bo bakwiye babona igihe ndimo dukwiranye noneho rero induru ziravuga abantu baranseka bitewe nuko igitangaza Imana yari ikoze baravuga ngo ntabwo byari bigakwiye ko mama Sosthene buriya bukwari bw'Imana yavuze ntabwo aribwo yavuze mama Sosthene arihuse mama Sosthene mama Sosthene mu kibaya cya Bugarama igihe cyaje kugera ariko kuko Imana iyo yavuze irasohoza ikora ibitandukanye n'ibyo abantu bavuga ikora ibitandukanye n'ibyo bibwira ubu rugo n'ubundi ndurimo bwarabaye bugenda neza turi kumwe rwose bwabaye ku itariki 6 z'ukwezi kwa 5 nuwanje yego narabyaye kubera Imana ishimwe naryo nishimwe abantu bo bahise bavuga ati nta nubwo azabyara mama Sosthene ibintu yishizemo ntabwo azabyara igihe kiza kugera Imana irafasha ntago yankojeje isoni impa gusama inda ndatwita amezi 9 ndabyara mfite umwana w'umukobwa Imana ishimwe yego Imana ishimwe amashimwe y'umama ni meza ni menshi kandi arumvikana nubwo nubundi urugendo rw'ubuzima rugikomeje rurakomeje cyane rwose nubundi ndabizi ko hari ubwoko bw'amasomo ukiga ndacyari kuyiga ariko uzasohoka mu ishuri uri icyuma gityaye kandi gifitiye umumaro abantu ya rero nasoza ngushimira cyane ukuntu wemereye Imana ukaza gukoza Satani isoni nuko twatangiye tubivuga mu isengesho ariko kandi hari abantu bakuri kino kiganiro bashobora gukenera bashobora kwifuza ko muvugana ko musengana mu buryo butandukanye ko bagufasha gusohoka mu ishuri Imana igikoresha abantu ibintu byose Imana ibinyuza mu bantu hari umuntu ureba kino kiganiro akaba yavuga ati
njye ndagura akawunga y'umwana, nanjye ndagura umuceri, nanjye ndagura iki, byose birashoboka cyane. Ntabwo twabuza abantu gukorera umugisha kuri wowe. Ndagira ngo utange nimero yawe ya telefone udusomere ijambo ry'Imana riri kugufasha kuri soma gusa. Dusenga dusoza. Ndarisoma gusa ntago ndivugaho, nubwo nzi gushyomoka sindi umuhanga, mpamya gusa ko Yesu ababarira. Rero nimero yanjye reka mbanze mvuga ijambo ry'Imana. Ne kubanza nimero ya telefone imbere, reka mbanze Imana. Mfashwa n'ijambo ry'Imana riri muri Zaburi ya 42. 42 ku murongo wa 6. Niryo rijya rimfasha, ryamfashije na n'ubu rikimfasha, ngira ngo n'abandi bantu rijye ribafasha. Umurongo wa 6 rero uravuga ngo mutima wanjye ni iki kitumye wiheba, ni iki gitumye umpagararamo, ujye utegereza Imana kuko nzongera kuyishimira agakiza kayo. Imana ishimwe. Iri jambo narisubizaga Satani buri gihe iyo numvaga umutima wihebye, umutima wampagazemo. Ndagira ngo abantu bose baryumvishe nabo ribafashe. Imitima abihagazemo ituze, dufite Imana izongera kutugarukaho. Reka rero nkomeze njye natanga ya nimero 07 8 10 94 785 07 8 10 94 785. Niyo nimero yanjye nkoresha kuri MTN. Imana ibaha umugisha. Rero reka dusenga Imana. Nuko nababwiye rero nkunda gusenga Imana, ndi umunyamasengesho, ndabikunda, nibyo bimfasha. Kandi isengesho muririmbyi yaravuze ngo riratumbagira ngo rikazamuka rikarenga inyenyeri, umutima w'umuntu ugahagarara ukajya imbere y'Imana ushaka kuyireba. Mana yacu turagushimiye mu izina rya Yesu. Ndagushimiye kuvuga ibyawe, ibyo wankoreye aho wanyujije birakomeye biranangora, ariko ndagushimiye kuko ushoboje kubwira ubwoko bwawe. Ndagushimiye kuko uri Imana ishyira umuntu ku masomo kandi ukamuha kuyarangiza. Ndagushimiye kuko uri Imana ivuga bikabategeka bigakomera. Uyu mwanya rero ndagushimiye kandi amashimwe ni maremare. Uko umunsi uza undi ukaza niko nuzura amashimwe. Ndagushimye Mana, ndagushimye, wakira ishimwe ryanjye. Niyo mpamvu ngwingenze kugira ngo ufashe n'abandi. Hari abantu bafite imibabaro, hari abantu bagowe, hari abantu babuze uko babigenza, hari abantu byarangiranye bavuga ngo Uwiteka arihe. Ndabasengeye mu izina rya Yesu, ndabasengeye kugira ngo nabo bagirire neza, nabo bibuke mu gihe nk'iki. Aba bantu ntubareke ngo babe bonyine. Hari abantu barwaye, hari abantu barembye, barwariye kwa muganga, hari abantu babuze uko bishyura amadeni, hari abantu bari mu nzu z'imbohe, hari abantu babuze hepfo na ruguru. Ndabasengeye ngo ubafashe, ubarengere mu gihe nk'iki, ubibuke. Nabo bazatambutsa amashimwe, nabo uzajya ubagabanyiriza umusonga, bajye bagushima. Nabo uzajya ugira icyo ukora, bazajya bagushima. Nukuri ndabasengeye Abanyarwanda, sengeye abo hanze y'u Rwanda bari mu bindi bihugu, sengeye abantu bawe ingeri zose, nzi kutarobanura ku butoni mu mahanga yose. Ukubaha agakora ibyo gukiranuka uramwemera. Sengeye abakobwa bageze igihe cyo gushaka, ujye barinda be kwihitiramo. Ndabasengeye kandi ababuze abo babana bacyumva bababuze, Mana ubahitiremo, ubahereza abafasha bakwiriye. Abasore bageze igihe cyo gushaka, ubaha inkwano, ubaha inzu. Sengeye ubwoko bw'Imana, abagabo n'abagore bubatse ngo abo byananiye bari gushaka gusenya bakomeze. Abi bigeragezo byabanye byinshi batari kumenya ko bari ku ishuri bakomeze. Abantu b'Imana be gusenya, be gukora amadivorce kubera ibigeragezo. Bamenye neza kuko ushaka ariko wagenza umuntu, bamenye neza ko ubeshaho umuntu kubyumva kandi ko bari mu mugambi wawe. Ndabasengeye, navuga byinshi ndaha hantu, reka ntuze, wowe ntutuze ku bugingo bwacu. Kirenze byose uzaduha iherezo ryiza, kirenze byose urushaho kuguma kweza umugeni no kumutunganya. Ndabisenze Imana mu izina rya Yesu wabambwe ku musaraba. Amen.